byatangiye umugore ari mu mazi ariko uvuga ati ni mu dutabare ndapfuye. Amazi arakomeza aramutwara ntabwo ashoboraga gutambuka. Umwana nawe nuko amazi yagendaga amujyaho. Umugore arakomeza arataka ati rwose remo ntabare nimumfashe n'umwana wanjye, ariko habura uwamutabara. Gusa nanone hepfo ye hari umusore wari uri kwitemberera mu ishyamba arimo arakaraba ku mugezi. Yumva umuntu arimo arataka abona ni umugore amazi arimo aramutwara. Se byagenze gute? Ati rwose nimumfashe pe. Umusore ati mana yanjye uzi ko ari umugore n'uruhinja, se bahageze muri aya mazi gute? Umugore arakomeza arataka ariko yari yarwanye n'amazi igihe kirekire kandi nanone yari asanzwe arwaye. Nuko umusore yaje yihuta aje gutabara, ariko nanone umugore utubaraga yari afite twari turimo turangira. Arakomeza arataka ati nimuntabare. Arambika umwana ku mabuye. Umusore barahageze ati mana yanjye se bimeze gute kandi mugore byagenze gute? Wageze muri aya mazi ute? Se umerewe neza? Umwana waryamye ku ruhande ntiyaraze n'ibyabaye. Umusore ati rwose bantu muri hafi nimudutabare kuko umugore angana n'umwana amerewe nabi. Ariko ako kanya nta muntu wo gutabara wundi wari uhari. Umugore ati rwose nimumfashe ndabinginze. Ariko nanone kubera uburwayi asanganwe umugore atajya muri ko. Umusore arakangura reka nuko ragize gutya ahita amufata amujyana kwa muganga n'umwana bari kumwe. Umugore baragenda baramuvura bamuha imyuka bagira gute, ariko gukanguka wapi. Dogiteri araza ati rero kano gasakame niko yari afite konyine gusa nta kindi kintu twamusanganye, ararwaye cyane ari muri koma kandi gukanguka ntabwo biri hafi. Icyo twakora no gukomeza tukamuvura ariko tukanategereza nta kindi. Umusore ati niko bimeze rwose murakoze cyane dogiteri, ndakomeza nanjye nshakishe ndebe ko namubonera abantu b'umuryango we baze kuza bakomeze bamurwaze. Dogiteri ati genda rwose ibyo nta kibazo. Uwo musore rero yafashe agasakame kugira ngo arebe ko yagira amakuru asangamo. Aza kubonamo agafoto k'umugabo, aravuga ati ibyo byose uyu nguyu niwe mugabo we. Abona mugabo rwose asa n'umwana aho ngaho. Ati rwose sha umva reka tujye gushaka papa wawe tuzamubona pe, nzagenda mpaza ahantu hose hafi y'aho uriya mugore yaguye. Umugore yakomeje kuba muri koma. Umusore yatangiye gutembera avuga ati ngiye gushaka papa w'uno mwana ko byagenda kose ndamubona. Umujyi wose aragenda aratembera. Kubw'amahirwe yaje kubona nanone kupra aho ngaho, aravuga ati abantu reka ngiye kubabaza kabisa. Ibyo byose abantu bashobora kuba bamuzi, ariko se bari abantu bite byabo bundi babuze kujya gushimishanyiriza mu nzu bajya hanze. Uwo musore yitegereje umugabo abona asa n'umwe yabonye neza ku gafoto. Uriya mugabo ashobora kuba ari we kabisa, uriya niwe ndabona asa n'uno mwana. Nuko yaje arasona abona bari gutinda aranakomanga, we muza mukingure se hano vuba. Kandi umugabo nuko yaje yarakaye. Wa mugabo uri murashaka icyanga uri muradutesha umwanya. Umusore ati rwose mu tubabarire, hari ikintu cyabaye, hari umugore twabonye urwaye tumujyana kwa muganga, ariko ndakeka ko ashobora kuba ari umugore kuko rwose ndabona mufitanye isano pe ku makuru mfite. Inshoreke irabyumvira bizi. Ati rwose njye nabonye agafoto kandi nkabona mu gasakame ke ndi kubona ako gafoto rwose musa. Uyu mwana so ntabwo muzira. Mugabo yanga kubihakana ati none se uwo mugore amiriwe atera ntabwo arafase. Umusore ati nyine urumva ntabwo bimeze neza, aracyari muri koma nta nubwo yari yabyuka, ariko amahirwe wenda n'ikintu cyiza nuko uno mwana wawe nawe akiriho. Mugabo ati sha mukunzi yaze ko cyakirwa ari kiriho kitapfuye. Umusore ntiyamenye ibyo bavuze. Umusore atangira ati ahubwo ngewe ndi gutekereza ko rwose no mukobwa wanyu ushobora kumubahereza mugakomeza mukamwitaho. Mugabo ati ngo iki ngiye gufata umwana se murere, yifuzaga ko bapfa bose none urimo uranzanira umwana ahangaha. None se uyu mwana ko nduza ameze neza uri kumwitaho wamwijyanira? Umusore ati ariko no mukobwa wawe gusa ndamujyana kandi yabonye se. Ndi gutekereza ko rwose wowe wakabaye ufata umwana ukajya no kureba mama ukabitaho. Inshoreke iti ariko urabizi we wumva urukundo rwanjye rwose. Umugabo yitwaga Manweri. Umva Manwe ngwino rwose mbaza nkubwira akantu gato hano ngo se igitekerezo cy'inyamibwa pe. Manweri nuko yaje atumva Manwe buriya rero ngiye ndigita mbona agatekerezo keza cyane kuri uriya mwana. Urabona umugore rwose nta cyakimbaze nta gaciro afite ari mu marembera arumva, ariko buraramutse yagize nka gutya agakira ashobora kuzabigushinja byose ibintu wamukoreye urumva, kandi ntabwo wabicika. Ubu rero mu gihe agisinziriye reka dufate uriya mwana tumubwira musiganga turangiza twebwe tuzashaka ikindi kintu tumukorera. Mugabo batarika icyo gitekerezo cyawe numva rwose kitameze neza, ntabwo ndi kubisobanukirwa pe. Umukobwa ati nyine urumva ngiye mfite umuntu inshuti yanjye kandi aza ahantu bagurisha abana. Ubwo rero uriya mwana tumufashe twajya kumugurisha. Hari abantu bagura abana bakazabahindura abakozi bo mu tubari rwose, cyangwa bakabahindura nk'ibisambo bakajya bajya kubibira, tukabona amafaranga menshi cyane tukaryoshya ubuzima.
ubu bukene rwose tuzabuvamo ngiwe nawe. Bati ariko shazi karibyo koko ari umukobwa rwose w'umunyabwenge pe. Kubwa arakomeza ati yego rwose rukundo rwanjye fata umwana uriya musore atisubiraho. Umugabo ati niko bimeze. Ati umva rwose musore uwo mwana rwose ni uwanjye pe ndamukunda cyane asa nanjye mumpereze. Umusore yikangamo umugabo utemeye umwana mbere akaba amwemeye amaze kuvugana n'inshoreke ibi ni ibiki. Umusore ati ariko ko numva namwijyana nkakomeza nkamwitahora wenda niba udashoboye kurera umwana tugashaka abagira neza bita ku bana b'abanyempuhwe bakaba bamwitaho kugira ngo twizere umutekano w'umwana. Umugabo ati ariko wowe ko namaze kukubwira ko umwana ari uwanjye uri mu biki njye ndise ndashaka ko umwana abana nanjye mpereza vuba mpereza ariko umwana wanjye ndayenyitera twari turi kumwe. Nuko umusore yatanze umwana ati mwana rwose sanga papa wawe. Umusore ati rwose muzamwiteho neza cyane kandi none mujye no kureba umugore wanyu rwose ku bitaramerewe nabi. Umugabo ati nibyo rwose turaje pe turaje genda vanga. Nuko umusore yakomeje kwikangamo ukavuga ati urakaze cyane sha umva uduhaye umwana turaje tukwereke kandi sha wagira ubuzima bwiza uri n'igihwane wawe po. Nuko bakinze umusore akomeza kwikanga aravuga ati ibintu nkoze ndumva bitameze neza. Atanze umwana ariko nanone wamuhaye umutima uri kumubwira uti rwose nta kizima bamufitiye pe. Yarebye adresse neza arangije asubira mu bitaro kureba umugore. Umugore aracyari muri koma. Ati se dogiteri imeze gute wa mugore ntabwo ari yakanguka se? Umugabo we naje kumubona umugabo warahari rwose. Dogiteri ati oya ntabwo ari yakanguka twebwe twari twatekereje ko ahubwo uri umugabo we none ngo uri umusore wigendera ngo wabonye umugabo we. Dogiteri ati nyine nuko nta kundi arakomeza guma ngaha nta kintu cyari cyahinduka haracyarwaye nta nubwo ari kuremba ariko kurushaho nanone ameze nk'uko yaje ameze reka dutegereze ariko nizeye ko bizagenda neza. Umusore yaje ku mugore ati rwose wa umugorewe ariko ubundi n'ibiki byakubayeho. Akivuga ayo magambo kubereka iryo jwi ariheruka riri kumutabara ryatumye atangira gukanguka. Umusore arumirwa ati arakangutse se ahita yipfukura n'ibijya biri ku mazuru bimwongerera umwuka akanguka avaza ngo umwana wari hehe nta kindi umwana wanjye ari hehe umwana wanjye ari hehe ariko. Umusore ati umwana ameze neza rwose madamu tuza. Umugore ati umwana wanjye ndamushaka. Umusore ati ariko tuza umwana ameze neza rwose ibyo turi kubwira ni ukuri umwana ameze neza. Umugore ati umwana ameze neza ari hehe ko ntamubona arabizi ko ntakumererwa neza batari kumwe ati munzanire rwose. Umusore ati oya umwana ari mu mutekano ari kumwe na papa we. None avuze se umugore asara kurushaho ati ntabwo byashoboka. Umusore ati none se kuri murataka cyane mvuze ngo ari kumwe na se imeze gute? Umugore ati hoya ise niwe wari ugiye kutwica niwe wakoze ibi byose ngiye n'umwana wanjye. Umusore biramutungura cyane ati rwose umva ntabara ndakwinginze. Uko byagenze ahise abwira umusore sitori yose. Umugore yari yararwaye ariko nanone arwara amaze kubyara yari yahuye n'ingaruka zo kubyara ari mu rugo yishimye avuga ati umugabo wanjye azakomeza nyiteho kugeza igihe nzakirira ubundi tuzakomeze twishimire uyu mwana twishimire n'urukundo rwacu. Ati se rukundo rwanjye we waje ukandeba ariko ko nabyaye. Ati rwose mwana we ngiye kugushyira papa wawe. Ageze mu rugo abona umugabo wari kumwe n'inshoreke. Umugore yagiye kubyara umugabo asigara mu nshoreke. Ibintu bibi cyane kiranazira gucunga umugore wawe atwite cyangwa se ari ku kiriri. Umugabo akajya abwira inshoreke ati rwose umva rukundo rwanjye ni wowe urenze cyane umva rwose urenze n'umugore wanjye. Umukobwa ati umva rukundo rwanjye rero nanjye niko mbitekereza rwose ndi gutekereza ko umugore wawe murenze pe ariko se umugore wawe nabimenye azatekereza ikira. Umugabo ati ngo iki ibyo ntabyo aziriwe atekereza rwose kandi araho hafi arimo arabireba naramukaje tuzamugira umukozi wacu ajya ateka tugaburire aduhyuhiriza amazi adusasire atumesere nuko rwose uriya mugore rega nta n'ikintu amaze. Uwo mugore wagira ngo ni nk'igice pe none se ko yahuye n'ingaruka zo kubyara akaba atanuzuye umubiri wose udakora neza arumva bizagenda gute? Umukobwa ati none se ko numva uri kumbwira ibintu byiza cyane ngo ndamurenze uyu munsi tugomba kugenda tukararana mu cyumba cyanyu mwararanaga sibyo ibintu byo mu maroji ibintu byo mu ntebe mu byumba by'abashyitsi ntago nabyemera ngomba ko musimbura mu gitanda. Umugabo ati kwemeza rwose turajyana mu cyumba cyacu ubu niwe mugore mukuru nkuko nabikubwiye urarenze rwose uriya azatubera umukozi wacu natongera kuharara. Uwo mugore ahita yumirwa ati Manuel bimeze gute ibintu byose muri muravuga bishatse kuvuga iki? Baratungurwa ntago bari bazi ko hari. Manuel araza ati mva mugore ese ibintu nari kuvugana n'umukobwa wabyumvisha burya okay ni byiza ko wabyumvisha noneho mbisubiremo se ubyumve neza. Umugore urwo yitwaga Tamari atumva rero Tamari iyi nzu ugiye kuyama ariko nanone uzebamo nk'umukozi wayo urabona no mukobwa ntiwe urenze ubu ngubu niwe urimo aranshimisha muri no minsi ntabwo ameze nk'aya rwose wabyaye ugahura n'ibibazo ukaba nta kintu kimariye. Tamara ati ariko Manuel we ndabizi rwose ibyo uri gukora
ibintu byose nabyo nzi kubikora n'umwana naramubyaye, ariko ndabizi ko utanshaka, ariko nanone ndakwinginze ntuzanyice cyangwa ngo wice umwana wanjye. Urabizi ko dufitanye umwana, uko byagenda kose ndi umugore wawe. Manuel aregera atumva Tamari, rero njye ntabwo nigeze nifuza kugirana nawe umwana niri na rimwe. Icyo nagusabaga ni ugushakana nanjye twari twishimisha cyonyine cy'umwana, ntabwo cyari kirimo. None ubu rero ibyo nagusabye ntabwo ugishoboye kubimpa, gusa urumva waba umbereye umugore nyabaki. Tamara atari ko Manuel wakwihanganye koko, dogiteri ko yavuze kuko iminsi izagenda itambuka ko nzagenda nkira, nkongera nkaba umugore usanzwe rwose, amaguru yanjye agakora neza. Wakwihanganye ntunkorere ibi ngibi Manuel atari ko uratekereza ko njye nakwifata nkafata amafaranga yanjye yose nkayagutaho nkakurwaza nta kintu mari? Ubu ngubu rwose umugore ngiye gushoramo amafaranga yanjye n'uyu nguyu ushobora kunshimisha. Ati murebesha, areba imbere n'inyuma rwose no mu mpande ukuntu hameze neza, si n'umugore w'ukuri pe. Agiye no kuba muri nzu yanjye rwose, ubu uzajya ubamo nk'umukozi, tubisubiremo, uzajya utwitaho. Rero murabyumva se? Uko bwatumvasha nibyo rwose ibyo yavuze, ndakurenze. Ubu ngubu ngiye kugenda nkore urutonde rw'ibintu uraza kudukorera byose, n'ibyo utagomba kuzajya unadukorera kandi, kubera kuko nkureba n'ibyo umugabo wamaze kuvuga biragaragara ko utazi icyo gukora kugira ngo wite ku mugore n'umugabo. Nta bwenge uzi. Ngomba kugushyira urutonde hano rw'ibintu ugomba gukora n'ibyo utazajya ukora. Ntiwemerewe kutureba turi kwishimisha, ntiwemerewe gutekereza ko uyu nguyu ari umugabo wawe, wemerewe koza amasahani tukarya ureba. Nuko bagiye kandi umugore akomeza kwicwa n'agahinda, arimo arabwira umusore uko byagenze byose mbere y'uko bisanga mu ruzi. Yararize ariko none ntawamuza ibyo mu rushako n'amabanga, ukabona umuntu yitambukira ku muhanda, ariko mu rugo biba ari umuriro. Muri iyi minsi ho byabaye bibi cyane. Umugore rero ubwo buzima akomeje kubamo, araje aza gufata gahunda yo kubahunga akigendera, kuko yari yamaze kumenya ko bafite gahunda yo kumwikiza. Araje atwara akagare ke n'umwana we, nuko yagiye. Inshoreke irakurikira, umva turimo urashaka kujya hese kandi urashaka kugenda udasabye Manuel uruhushya? Nta rusone, ntago uzi ko uri umukozi wo mu rugo ahangaha? Umugore ati ngiye mvuye ahangaha ndabahunze, ndagiye sha, ubundi ibintu bisobanuke. Niba uri umugore mukuru w'inshoreke urugumemo. Inshoreke yigize umugore mukuru kandi ntabwo bijya bibaho. Inshoreke iti ntabwo byashoboka rwose, nkeneye umukozi ahangaha wo mu rugo untekera, umesera umugabo, amashuka twarayemo yose akayamesa, kandi ni wowe uri ahangaha. Ngewe rwose ibyo bintu nta nubwo nzi no kubikora, nta n'ibyo nzigera nakora. Umugore ati ntabyo nakora rwose, ndagiye. Kuko atari kurajya hehe, wabanje se ukamesa ariya mashuka, rero ndaza kurana hehe n'umugabo wawe? Arahamagara ati Manuel we, umugore aragiye. Arakomeza ahamagara Manuel yaraje ati byagenze gute ariko kuri murasakuza? Ati reba wa mugore wawe w'umukozi wacu aragiye pe, arimo arirukanka aragiye. Inshoreke atari kihuti ujya kumugarura, banza afura ariya mashuka. Inshoreke ati mbega umwanda gusa tosye. Tamari nuko yakomeje kwigendera n'akagare n'umwana, ariko nanone aho yahungiraga hafi aho hari uruzi, nuko akagare kamumanuye, nuko bamanutse mu ishyamba gutyo. Manuel arakurikira, umugore nawe inzira abona irangirira ku ruzi, ntabwo arabizi. Manuel atari kure murajya hehe wowe? Ugomba kuzajya uva mu rugo gusa ari uko nabivuze. Umugore nuko yararwaye amaguru adashobora gutambuka. Imana yanjye umfashe rwose rya none ncika uno mugabo. Nuko atwaye igare yerekeza ku ruzi, nta mikino. Aravuga ati heyande wera ndaza kurwambuka. Igare nuko ryamumanuye, bahubutse gutyo ku musozi no mu ruzi. Manuel barahageze, abura umuntu. Aturi hesha, ntacyo maze kabese, uri umugore w'imbura mu maro wowe. Ni gute ubundi watekereza gusimbuka mu ruzi utazi no gutambuka wo? Gushimisha umugabo byarakunaniye, kwambuka uruzi nibyo urashobora? Manuel akomeza kwibaza ati shange icyo ntekereza rwose nuko utazanarokoka wowe. Nuko Manuel kandi yasubiyeyo. Nuko kandi twatangiye umugore arimo ararwana n'amazi. Umugore ati nuko byangendekeye, abwira umusore niwe wabikoze, niwe watumye nitura mu ruzi, ashaka kunyica nashaka kumuhunga, nari mbayeho ndi umuja wabo, bishimisha ndeba kubera guhura n'ingaruka zo kubyara. Dogiteri yaraje asanga umugore yakangutse. Ndetse noneho wa murwayi yakangutse se gushaza kuri umudogiteri kundenza. Umugore ati rwose umugabo wanjye niwe wabikoze, hamwe n'umwana wanjye twese ntabwo adushaka, ntagashaka umwana, ndakwinginze umfashe. Dogiteri we biramucanga, turabizi ariko reka hamagara abapolisi rwose, iki kintu ndumva rero bagikemura pe. Umusore ati nanjye rwose reka ngende ngiye gushaka umwana wawe. Umugore yasigaye yicwa n'agahinda wenyine ati umwana wanjye watumye ndwara gutya ntabwo namubura n'ubuzima bwanjye. Umusore yagarutse kuri rwa rugo yarakaye, arakomanga cyane. Manuel arasohoka. Umusore ati mva waje hwane wa cy'umugabo, umwana ari hehe? Manuel ati mve mbere sava, polisi zahise ziza zifata umugabo turagufashisha. Umusore ati vuga umwana ari hehe? Ati umwana ubu ngubu tuvugana rwose bagiye kumutwara, bahita bamugurisha none ahangaha muramusanga hafi y'umugezi.
polisi ati mva wa musore wigenda aho ngaho bari kukubwira ariko umwana ati ngaho ndekurarira usimaze kubabwira ahantu umwana ari se. Polisi ati funga umunwa se kandi abagiye kugurisha umwana bo nabo ngabo amafaranga menshi cyane ati rwose mbega ibifaranga umva mwana mu mujyane pe mwamugira umusirikare mwamugira umujura mwamugira umutinganyi mbakiri muri ibyo ngibyo umusore yarahingutse muhagarare vuba se. Inshoreke atari kubu urimo urakora icyanga wamutinde umusore ati muzana umwana ahangaha vuba se. Kuvuga ati nta mwana turaguha aya ni amafaranga yacu nta nubwo ari business zawe tuveho. Umusore ati rero umugore rwose w'ikiburaburyo ni gute wakwifata ukajya kugurisha umwana w'inzirakarengane nk'uwo wabyaye iwawe ubundi. Inshoreke ati ngo iki urabona uno mwana se yaba njyewe yaba uyu muguzi rero nta n'ubwo badufite umuntu ufite amafaranga se yagira ubwoba umva sha genda ubanze uko wita kiriya gisore vuba. Bakiri muri ibyo ngibyo polisi yahise ahinguka bahagarare mwese nk'abaswa. Inshoreke niyo bafashe vandekaza ati nawe wa rusore we pfukama hasi se vuba cyangwa umutwe mbanze nkumenye. Nuko umusore yapfukamye wari ugiye kugura umwana nuko umwana yatabawe n'umusore wigendera agatabizi. Inshoreke nuko ibyishimo byayo byo gushaka gusenya urugo rw'abandi nayo byarangiye igiye mu marira yo muri gereza. Kagitegereza umusore ati sha wowe ibintu nkoresha ukambaza kwibera inshoreke y'umugore mukuru uzambona. Umusore ati wese bitushaka kujya mu rugo rw'abandi wowe washatse uwawe. Nuko kandi agarutse ku mugore ati rwose ngo uyu mwana yabonetse ndakeka ko yaragukumbuye yarakeneye na kabiri. Umugore ati mbega umwana wanjye umwamikazi wanjye rukundo rwanjye ngiye kukwitaho pe kandi uzamererwa neza uri ubuzima bwanjye. Ati urakoze cyane musore ati kandi utuze ati ubu ngubu nanone amakuru ahari ni uko umugabo wawe n'inshoreke ye babafashe bagiye kubafunga kubera icyaha cyo kugurisha abantu no kugambirira kwica umuntu. Umugore ati rwose barabikwiye nibabajyane. Umusore ati rero nanjye ndishimye kubera ko ibintu bimeze neza umugabo umeze neza kandi nanone dogiteri yambwiye ko noneho ikibazo wahuye nacyo uri kubyara ngo bagiye kukuvura naho kubaga bakubaga ariko ukire vuba. Ati kandi rwose uzakira vuba humura. Umugore ati none ndumva ari amakuru meza ese nzabagwa hano nzarwazwa nande umwana bizagenda gute. Umusore atari kurabona nyine ngiye buriya narigana gutabaye hariya nanakuzi uzana n'ahangaha kuko urwaza ugakira neza ntabwo ari byo byananira nzakurwaza rwose. Atariko ibyo byose rwose ndabigusabira uburenganzira ntabwo ari ukukwihomaho ubyimenye nakurwaza kandi n'umwana wawe mukamererwa neza. Umugore ati uri serious se koko ibyo uri kuvuga ni ukuri. Ati ni ukuri uri marayika kuri njyewe kandi urakoze cyane. Umusore ati rwose nzabafasha ntabwo hari abantu bakwiye gupfa abandi namwe ntabwo mukwiye kwicwa n'irungu. Turabashimiye cyane ko mwabanye natwe naho kandi agakuru k'urukundo karangiriye gatwibutse King Yagira Ubuzima TV niba utarakanda subscribe bakora nonaha bye bye naho utaha turabakunda cyane.